sinzi nimba bijya bikubaho ukaba ukeneye kuba wagura ikintu runaka ariko ukaba udafite amakuru y'ahantu wakura icyo kintu. igitsina gore nabo baritinyutse ubu barakora bitandukanye, ariko hari n'abandi baba bakiri hasi baba bibaza nyine uko byagenda, ese nakora iki kugira ngo nzamuke, akabona nka bagenzi be bari hejuru akavuga ese nakora iki kugira ngo nanjye ngere hariya. Twabazaniye igisubizo rero. bizinesi yanjye bizinesi yanjye bizinesi yanjye bizinesi yanjye ibihe byiza kuri mwese mu kudukurikira kuri YouTube channel yacu ya Click Rwanda. Click Rwanda ni urubuga nyarwanda rusobanura serivisi nyinshi nziza kandi zitandukanye. Serivisi wasanga kuri Click Rwanda harimo serivisi yo kuza abagura n'abagurisha, gukodesha, kwamamaza ndetse no kumenyekanisha business yawe binyuze mu kwamamaza, icyo twita digital marketing hifashishije ikoranabuhanga. Click Rwanda rero ni urubuga rwagenewe kwamamaza cyangwa se kwagura business. Tugenda tubafasha mu bintu bitandukanye kwamamaza business zanyu tunyuze ku rubuga rwacu rwa clickrwanda.com ndetse no ku zindi platform zacu dukoresha, ndetse twifashisha n'aba agent bacu. Aba agent bamvuga n'abantu bahagarariye urubuga rwa clickrwanda.com barenga 10,000 bari hirya no hino mu gihugu basobanukira ibintu bya digital marketing byose. Uyu munsi rero tukaba twaje kubagezaho icyo twakwita nka introduction cyangwa se tugiye kubagaragariza cyangwa se kubafungurira ikiganiro gishya twahisemo mu buryo bwo kwamamaza business z'abanyarwanda. Ikiganiro cyacu rero twakise business yanjye TV show. Business yanjye TV show. Mbere yuko dutangira rero tubabwira se business yanjye TV show ni byiza bikubiyemo ni iki igamije. Ndagira ngo ntangire mbibwira no turi kumwe, ariko mbere ko mbibwira nagira ngo nibagize kuri YouTube channel yacu Click Rwanda ukaba ushaka ko business yawe itera imbere cyangwa se business yawe yamamara cyangwa se nawe ushaka kugira amakuru, kumenya amakuru ku bijyanye na business, nagira ngo ntuve hano udakoze subscribe. Dukorere subscribe. Nyuma yo gukora subscribe usangize n'inshuti zawe zifuza kumenya amakuru ku bijyanye na business ndetse no kwamamaza uburyo wazamura business yawe. Reka dusangire rero tubabwira n'icyo business yanjye TV show igamije. Iruhande rwanjye ndi kumwe n'umuntu ariko ndabanza nivuge amazina yanjye nitwa Jean Damascene Ekede Young Manager, ingeso tubana muri iki kiganiro. Ku ruhande rwanjye ndi kumwe n'undi mugenzi wanjye cyangwa se undi munyamakuru tuba twifatanyije muri iki kiganiro cya business yanjye TV show. Tugenda tuganiriza abacuruzi ndetse n'abandi bashaka kwamamaza business yabo. Watwibwira nawe watongera bibwira abakurikira Click Rwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange ukabibwira n'icyo uzajya dufashamo hanyuma tugakomeza. Murakoze, nitwa Umutoni Damari najyegura muri Click Rwanda. Tuzajya dukomeza gusangira ibiganiro umunsi ku wundi. Yego, nk'uko mwabyumvise nawe yitwa Umutoni Damari, akaba ari umukozi cyangwa se ari umwe mu bakorera muri Huza 250 ariyo igeneratinga Click Rwanda. Click Rwanda nk'uko twabivuze ni platform cyangwa se urubuga rwamamaza business mu Rwanda, rwo kwamamariza business mu Rwanda. Dukomeje rero twabonye serivisi nyinshi twagiye dutanga, twagiye tubagezaho ndetse n'izindi zisangwa ku rubuga rwacu rwa clickrwanda.com. Ni nyinshi, ni serivisi nyinshi dufite. Gusa kuri uyu munsi hari ikintu ariyo tujye kuvuga kuri uyu munsi muri make, tubabwira incamake yacyo nicyo kigamije. Uyu munsi twavuze ko tujye kuvuga ku cyo twita business yanjye TV show. Business yanjye TV show. Business yanjye TV show rero nta kindi igamije, ni ikiganiro cyangwa se ni urubuga, umwanya duha abantu bafite business bashaka kugaragariza abanyarwanda business zitandukanye. Turaza kubibona mu byiciro bitandukanye by'abantu twibandaho, ariko business yose waba ufite, buri muntu wese ufite business turakomeza turakorana. Business yanjye rero nk'uko twatuma tubivuga business yanjye, ubundi cya mbere business yanjye bavuga ngo ni business yanjye, ni yanjye, ni yawe, ni yawe. Ntabwo ari bivuga ngo business yawe, wowe ni wowe iki kiganiro kigamije, niwe kigifokasingaho, ni business yawe tuzaba turimo turavugaho. Niyo mpamvu cyiswe business yanjye. Ikiganiro rero ikintu kizaba kigamije nta kindi, ni ukuba wasangiza abanyarwanda icyo ukora, business yawe umwihariko ifite, ndetse abanyarwanda bakaba babasha kumenya ese business runaka ikora gute, wayisanga he, kuko hari ibibazo tujya duhura nabyo ugasanga ubu ngubu ukeneye kuba wagura ikintu runaka, sinzi nimba bijya bikubaho, ukaba ukeneye kuba wagura ikintu runaka ariko ukaba udafite amakuru y'ahantu wakura icyo kintu. Ibyo ngibyo rero muri business yanjye tukaba tugenda tugerageza kumenyekanisha amakuru y'ibigezweho ku isoko. Hari nk'ibintu bijya bibaho ugasanga umuntu ari kujya kugura ikintu, tugenda ari kukigurira mu mujyi
cyangwa se ari kukigurira ahandi hantu ugasanga bari kumuhenda, cyangwa se kubera ko adafite n'amakuru ugasanga n'ikintu yakibuze. Barimo agiye afashe urugendo agiye mu mujyi, ageze mu mujyi aramubwira ati iki wagisanga Kimironko, ageze Kimironko aramubwira ati wagisanga Nyamirambo, ibintu nk'ibyo ngibyo. So business yanjye TV show rero igamije kwereka abanyarwanda, ubwo ni intego ya mbere. Intego ya mbere ni ukuzamura business. Umuntu wese ufite business akaba yabasha kuyivuga mu buryo igaragarira abantu bose. Tujya tubona usibye mu bijyanye na business, tujya tubona amazu bimaze gutera imbere cyane cyane mu kwerekana amazu. Niba ufite inzu uri kugurisha, tuvugana nimba ari apartment cyangwa se inzu uri kugurisha cyangwa gukodesha, ugakora video y'iyo nzu ukayereka abanyarwanda, bakaba babasha kumenya se iyi nzu ifite ibyumba bingahe, ibyumba byayo bimeze gute, ndetse na business ni uko dushaka kugenza. Business yawe yerekane, abantu bayimenye, bavuge ngo tumenye ngo nimba ari business yo gukora, niba ukora intebe, ese intebe ukora ziba zimeze gute, ziba zifite ubuziranenge bumeze gute, ukerekana n'amasample, ukerekana n'ibindi bintu byose ukora. Niba ufite uruganda rukora ibintu runaka, ukerekana production, ukabwira abanyarwanda ese urwo ruganda rukora gute. Nicyo ngicyo business yanjye igamije ku muntu ufite business. Hanyuma n'abanyarwanda badukurikira muri rusange, business yanjye iki kiganiro kikaza kigamije kwerekana cyangwa se kumenya amakuru y'ibintu bigiye bitandukanye bigezweho ku isoko. Twihuse rero, Click Rwanda dufite ibyiciro byinshi by'abantu bakora business. Harimo ibyiciro byinshi by'abantu bakora business, ngira ngo nawe urabizi. Hari business z'ubwiza, cyane cyane ku gitsina gore, bo nizo bikondera. Hari abafite za salon de coiffure basuka, bishobora kuvuga ati hari salon nyinshi zitandukanye, hari abantu benshi basuka. Bavuga ati salon yacu ifite umwihariko, dukorera ahangaha, ukerekana ubwiza bwayo muri iki kiganiro. Ukerekana salon yanjye ikoze gutya, imeze gutya, abakozi bakoramo bari professional, amavideo nyine yamamaza for promotion, kuzamura business yawe. Tugira ama business menshi rero, nkuko bigenda bigaragara mu Rwanda hari business nyinshi. Hari ibyiciro, ushobora kuba ucuruza ibinyabiziga, ushobora kuba ucuruza ibikoresho bya electronic, ushobora kuba ucuruza indabo, ushobora kuba ukora serivisi z'irembo, serivisi z'igenagaciro, ibintu byinshi nk'ibyo ngibyo byose wakora. Abantu bose nibo turimo turashaka muri iki kiganiro. Abantu b'igitsina gore muri business u Rwanda, hari ama promotion menshi tugenda tubona. Abantu b'igitsina gore mu Rwanda batejwe imbere nabo. Hari abantu babitinya ngo business ni iz'abantu b'abagabo gusa, ngo ni iz'abantu bameze gutya na gutya, ngo urubyiruko ntirwakora business. Ariko ndakeka ibyo biracyari ikibazo. Ntabwo bikiri ikibazo, kubera ko igitsina gore nabo baritinyutse, ubu barakora bitandukanye. Ariko hari n'abandi baba bakiri hasi, baba bibaza nyine uko byagenda, ese nakora iki kugira ngo nzamuke. Akabona nka bagenzi be bari hejuru, akavuga ese nakora iki kugira ngo nanjye ngere hariya. Twabazaniye igisubizo rero, tinyuka uze hano tugufashe, cyangwa se utwandikire cyangwa uduhamagare, twamamaze business yawe igere kure, nawe utere imbere, uve ku rwego uriho ugere hejuru nyine hashoboka, ugere kure wifuza, business yawe yaguke, imenywe n'abantu bose. Hari ukuntu ufite business ukaba wahirwa n'abantu baho hafi, ariko ubu birashoboka ko watugana nawe noneho business yawe ikajya irebwa n'abantu bose, ukajya wumva uhamagawe n'abantu batandukanye bari kure, bifuza ibyo ukora nyine, ibyo ucuruza, cyangwa se nawe n'indi mirimo ukora runaka itari gucuruza. Hari ama makeup, hari amasaro, hari ibindi byinshi bitandukanye wakora, tukakwamamariza bikagera ahantu henshi kure. Hari ukuntu ubuze umwuga nyine, ubuze ukora neza pe, ariko ukabona ntabwo n'abantu bakugana, ukibaza se byagenda gute, rimwe na rimwe ugacika n'intege. Ariko ubu noneho twakuzaniye igisubizo pe, business yawe twayigeza kure hashoboka. Yego, ni igisubizo. Business yawe TV show yaje nk'igisubizo. Hari akantu uvuzemo ngo ukaba ufite umwuga wawe ukora, ariko ukabura abakugana. Hari nk'abantu bafite barangiye imirimo, akaba akora ibintu by'ubugeni, azi gushushanya, azi gukora imitako, ariko adafite ahantu abigaragariza. Waramutse uduhamagaye ukavuga ati njye ahangaha cyangwa se mfite iyi business yanjye nubwo itaragera kure, byo gukora ibi ngibi, ukayishyira hanze, bityo ukabasha no kubona abaterankunga. Iri ni isoko ryo kubabona n'abaterankunga. Twagiye tubona ibintu byinshi, tubona ama content atandukanye, tubona za pop baron, tubona n'ibindi byinshi bitandukanye bivuga ku bintu bya entertainment cyane cyane. Ariko noneho uyu ni umwanya wo kugaragaza na business. Watinyuka ni business yanjye TV show, ngo tubibona ni ikiganiro cyacu tugenda twegera abacuruzi ahantu hatandukanye,
mu bice bitandukanye, by'umwihariko abari mu mujyi wa Kigali n'abari hanze ya Kigali, namwe tuzabageraho. Business yanjye ni content ugezweho na Huza 250 yifashishije urubuga rwayo rwa clickRwanda.com. clickRwanda.com nk'uko twagiye tubisobanura, ni urubuga rugenda rugaragaza business z'abantu ahantu hose. Twebwe nyirizina icyicaro cyacu kiba Kimironko, niho dukorera Kimironko mu nyubako yitwa Kigali Investment Company. Wifuza gukorana natwe muri kiganiro Business yanjye TV show, nimero yacu waduhamagaraho. Nk'uko nabivuze, dukorera Kimironko mu nyubako yitwa Kigali Investment Company, ariko dufite na nimero ya telefoni watubazaho, ukatwandikira kuri WhatsApp ukatubaza ibindi bisobanuro. Dufite nimero ebyiri, hari nimero ya MTN ariyo 079 50 151 20, tukajyana na nimero ya Tigo watubazaho ibindi bisobanuro kuri WhatsApp cyangwa se kuri call bisanzwe, nayo ni 072 755 9173. ngira ngo muraza kuzibona muri description, ndetse no kuri website yacu wagenda ukazisangaho. Ubwo ni uburyo wadukontakita uramutse wifuza gukorana natwe. Nk'uko twabivuze rero, iyi ni ikiganiro kizajya kigenda kigaruka kuri business, ubuzima busanzwe bwari ku byerekeranye na business. Iki ni ikiganiro rero kizajya kigenda gikorwa, navuga kiba updated, dushobora kuvuga buri munsi, kuko buri munsi tugenda dusura ama business, tugenda tubagezaho ama episode, tugenda tujya mu bice bitandukanye. Imbuto Kimironko zigura gute, imbuto mu mujyi zigura gute, tuzamuka tujye ku Gisozi, ahantu hose tugenda tureba niwe mwihariko wa buri hantu, ni iki ahantu hihariyeho kurenza ikindi. Ngira ngo uko twabivuze, tugenda twamamaza business z'abantu, tugenda dukorana n'abantu, twavuze ibyiciro byose ko bya business ko umuntu yakwisangamo mu gukorana natwe. Hari icyo tutavuze, icyo twakwizeza abanyarwanda ni uko tugiye gufatanya mu kuba twamenyekanisha business ku kigero cy'uko umuntu amenya uyu muntu akora iki. Mbere y'uko mfata umwanzuro wo gukora ikintu runaka, uyu muntu mbere ko njya kugura ikintu runaka, ndamenya nihe ndibuze gukura amakuru yawe, ndibuze kujya kukigurira. Ndetse n'abandi bantu bafite business nabo kugenda tubafasha. Ibyo ngibyo rero nibyo tuzagenda twibandaho muri iki kiganiro Business yanjye TV show, aho tugenda tubagezaho ama updates buri munsi ku munsi. Hari akantu utababwiye neza, hari ushobora gutekereza ngo kuza kutwamamariza wadufasha gute, byagenda gute? Waduhamagara tukaza tukagufatira amafoto meza, video nziza, business yawe nyine tukayishyiraho isa neza cyane, bimeze neza ku buryo abantu babibona kurushaho. Ubwo niko nari nishatse kurenzaho ku byo yari yababwiye, kubera ko yavuze ngo twabafasha, ariko ntabwo yari yabasobanuriye. Ushobora kwibaza ngo wadufasha gute, byagenda gute? Ni ukuza kureba gusa? Oya, twaza waduhamagara cyangwa twandikira kuri WhatsApp, tukaza tukagufatira amavideo meza, amafoto meza, tukabishyiraho bikabasha kurebwa n'abantu benshi batandukanye. Yego, arakoze kunyunganira kuko abivuze. Uko dukorana kino kiganiro nta kundi, uramutse ufite business ya runaka uraduhamagara, hanyuma ukatubwira business yawe muri make, uko ikora, uko iteye, aho iherereye, hanyuma tukaza tugakorana ikiganiro. Umunyamakuru wacu ndetse n'abafite business twereka abanyarwanda business yawe uko imeze. Nimba ari business yawe tukayitemberamo, tugafata amavideo ndetse n'amafoto twamamaza. Amafoto ya business yawe cyamamaza kuri website yacu ya clickRwanda.com, tukayahereza. Nimba ari ama products yawe, tufite uburyo ki tuyasangiza abantu badukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, ndetse yewe twifashishije n'aba agent bacu. Ngira ngo ngo nta kare tudafite mu agent. Akarere kose tugiye dufite mu agent, buri kare sawo ndakeka ari buri mudugudu w'u Rwanda tugiye dufite mu agent. Ubwo nabafasha myumvire, nimba ari business runaka, niba ari service runaka, niba ari product runaka ushaka ko imenywa by'umwihariko, ibyo bintu turabigukorera. Reka mbashimire rero mwebwe twabanye muri iyi introduction cyangwa se muri incamake yo kuronshinga business yanjye TV show. Iki ngiki nk'uko twabibonye ni ikiganiro muri make, twabonye ko ari ikiganiro kiza kigamije kwamamaza business ndetse no gusangiza abantu amakuru y'ibintu bigezweho ku isoko, no kumenya icyo wahaha, aho wahahira, uko wakiteza imbere,
bitakugoye ukoresheje ikoranabuhanga. Mushimire rero twabanye. Niba wifuza kumenya amakuru cyangwa se kunguka byinshi bijyanye kuri business, waduhamagara kuri za nimero twatanze cyangwa se ukadusura kuri office yacu aho dukorera hano Kimironko mu nyubako yitwa Kigali Investment Company kuri floor ya 3 umuryango wa 2, cyangwa se ugasura website yacu ni www.click-rwanda.com. Yego, nimba watubonye kuri platform yacu ya Click Rwanda hano kuri YouTube cyangwa se kuri indi social media yose dukoresha, rero ngo ntugende udakoze subscribe, unasangiza inshuti zawe ko hagiye kuzajya hashya bijyanye na business none. Yego, ibi byiza rero kikatoze mbashimira, tuzahure mu biganiro by'ubutaha. Nawe mwakoze kubana natwe naho butaha.